Muraho neza nshuti bavandimwe dukunda. Nanone twifuje kubasangiza ibyiringiro dufite muri Kristo Yesu. Ni amagambo twahaye umutwe uvuga ngo Kristo umuyobozi n'umuhumuriza wacu. Ni Byiringiro Kereva na Kitoko Ndagije. Yesu ni umuyobozi wanjye. Inzira igoye yahindutse urugendo rwuzuye ibyiringiro. Iyo Yesu andi imbere sinyoba, iyo ari iruhande rwanjye umutima wanjye ugira amahoro. Nubwo isi yahinduka, umukiza ntahinduka, aranyobora kandi akampumuriza mu bihe byose. Umukiza ntanyobora inzira zoroheje gusa, ananyobora no mu bibaye by'umwijima akanzanamo umucyo. Imbaraga za Kristo si amagambo gusa, ni imbaraga zivugurura umutima wanjye iyo unaniwe. Nta mutima Yesu atabasha guhumuriza, nta buzima atabasha kongera ibyiringiro. Aho ubushobozi bwanjye burangirira, niho urukundo rw'umukiza rutangirira kunyobora no kunkomeza. Iyo nabuze aho ngana, ijwi ry'umukiza rimbwira riti, iyo niyo nzira uyigenderemo. Nta mwijima urusha umucyo wa Kristo. Iyo anyoboye, inzira yanjye iba ifite icyerekezo n'ibyiringiro. Ihumure ry'Imana ntirihindura amateka y'ejo, ahubwo rimpa imbaraga zo gutsinda uyu munsi no kwizera ejo hazaza. Umukiza azi aho ngeze n'aho anjyana, niyo mpamvu kumwiringira byahaye umutima wanjye amahoro. Umukiza ayobora intambwe zanjye kandi ahanagura amarira yanjye. Amaboko ya Yesu ntiyigera andekura kuko mwiringiye. Aranyobora neza kandi azampumuriza kugeza ku iherezo. Amahoro Yesu ampa arusha kure ibigeragezo mpura nabyo. Nubwo amarira yanjye ashobora kumara ijoro ryose, ihumure ry'umukiza rizana umunezero mu gitondo gishya. Iyo umutima wanjye unaniwe, umukiza awuvugisha icyizere. Iyo amaso yanjye yuzuye amarira, ayasimbuza ibyiringiro. Nemeye kuyoborwa na Kristo, sinshobora kuzimira, kuko ni umwungeri mwiza uhora unyereka inzira y'ubugingo. Nta rugendo rurerure igihe cyose nyobowe na Kristo, kuko ahora ambera umuyobozi n'umuhumuriza. Umukiza ntabwo ankuramo ibigeragezo byose, ahubwo ampa imbaraga n'ihumure byo kubitsinda, akantambutsa amahoro. Mfite Yesu nk'umuyobozi, ntabwo nigera mba njyenyine, aho nyura hose mpajyana ihumure, amahoro n'ibyiringiro. Iyo ndebye Kristo aho kureba ibigeragezo, umutima wanjye usubirana amahoro n'ibyiringiro. Iyo ngendana na Kristo, sintinya ejo hazaza, kuko nzi neza ko amaboko anyoboye atajya ananirwa. Nubwo ntamenya ibyo ejo hazaza hanzaniye, nzi neza ko Kristo azi inzira anjyanamo. Nubwo inzira yanjye yaba yuzuye amabuye, Kristo ayihindura inzira y'ibyiringiro n'amahoro. Iyo ncitse intege, si imbaraga zanjye zimpagurutsa, ahubwo ni ijwi ry'umukiza rinyibutsa ko nkiri uwe. Iyi si mpindukiriye, numva ndi amahoro, kuko nzi ko Kristo atigera mpindukirira. Ntabwo ngenda njyenyine muri uru rugendo. Kristo agenda imbere yanjye, kandi amaboko ye ahora anshikamyeho. Nta jambo rimpumuriza nk'iry'umukiza. Iyo rivuze, ubwoba bwanjye buhinduka amahoro. Iyo amarira azenze mu maso, nibuka ko Kristo ari hafi yanjye, akanyihanagurira kandi akampa ibyiringiro bishya. Iyo nitegereje Kristo, umutima wanjye uratuza, kuko nzi ko ibyo yasezeranye azabisohoza. Nubwo hari ibyo ntumva, mpitamo kwizera Kristo, kuko azi aho anjyana kandi ntajya yibeshya. Nta munsi n'umwe ndicuza kuba narahisemo kugendera inyuma ya Kristo. Buri ntambwe anyobora iba yuzuye umugisha. Aho isi impa ubwoba, Kristo ampa amahoro. Aho abantu bansiga, we ahora agumana nanjye.
Iyo ngize intege nke, Kristo aba imbaraga zanjye, iyo ndushye aba uburuhukiro bwanjye. Nta mwijima ushobora kuzimya umucyo wa Kristo umurikira ubuzima bwanjye, niwe unyobora umunsi ku wundi. Nubwo abantu batabona inzira yanjye, ndakomeza kugenda nshize amanga, kuko Kristo niwe uyobora ubuzima bwanjye. Iyo umutima wanjye uremerewe, nishingikiriza kuri Kristo, niwe umpumuriza kandi akansubizamo imbaraga zo gukomeza urugendo. Iyo nibutse urukundo rwa Kristo, amarira yanjye ahinduka isengesho, kandi isengesho ryanjye rikabyara ibyiringiro. Icyizere cyanjye ntigishingiye ku mbaraga zanjye, ahubwo gishingiye kuri Kristo unyobora, umpumuriza kandi akomeza kuba indahemuka iteka ryose. Sinigeze nicuza kwizera Kristo, kuko mu bihe byiza no mu bikomeye yambereye umuyobozi wizerwa n'umuhumuriza utajya antererana.